Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Imana ishimwe cyane ku bw'aka kanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Njyewe amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi, nk'uko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Yego. Reka dusuhuze. Ndabasuje neza, urukundo rw'Imana rukomeze kuba ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde kandi ibereshe ukuri. Ijambo ryayo ribe rigwiriye muri mwebwe. Ibatsindira aho mutakwitsindira, ibanesheza aho mutakwineshereza, ibabarira ibyaha n'ibicumuro byose. Umwanzi Satani abarega, uko nanjye niko nisabiye. Imibiri yanyu iba amahoro, ubugingo bwanyu buba amahoro, n'umwuka wanyu biba amahoro. Uwiteka ajya birinda umugayo mu izina rya Yesu. Amen. We wahisemo iyi cano, tugusabiye umugisha uva ku Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo nukunda iki kiganiro kandi like, ndetse utubwire muri komanteri ibyo wifuza ko tuzakuganirizaho ubutaha, ndetse nuwumva ugikunze ugisangize n'abandi, kandi ntugende udakoze subscribe. Robert, Yego. hari ikibazo nshaka kubaza. Hari ijambo ritubwira ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza akuweho. Uyabuza ubu akuweho. Ni ukuvuga ngo hari amayoberane y'ubugome atangiye gukora muri iki gihe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ariko ngo ntago azahishurwa ngo keretse uyabuza ubu akuweho. Ayo mayoberane y'ubugome ni ayahe ari gukora muri iki gihe? Ese uwo nguwo uyabuza guhishurwa we ninde? Ese azakurwaho ryari? Yego. Ni karibu. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Reka manze nuzurisha irindi jambo riri mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Hari amagambo agira ati ngo kuza noneho k'uwo mugome. Sibyo? Yego. Urumva wowe uravuze ko azakurwaho umukura ahari. Noneho kuza kwe umva ukuntu kumeze. Kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Ubwo no kuvuga ngo manje kugusubiza umugome wariwe. Umugome ni Satani. Amayoberane naza mu buryo bwe. Yego. Sibyo? Yego. Ngo kandi ayo mayoberane n'ubwo buryo bwe gufite imbaraga zose. Iyo bavuze ngo imbaraga zose ni mu yandi magambo ni mu nguni zarizo zose. Hari abantu b'abasataniste bajya bigisha icyo bita ngo imisozi 7 ngo yabitorero bakwiye gufata. Donc kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bw'iyi misozi yose. Bibiliya n'abitorero bafite imisozi yabo. Sibyo? Yego. Bakwiye gufata. Ijambo ry'Imana ryaragiye ritwereka, nigeze gukora ikiganiro mbisobanura imisozi 7 abera bafata, noneho n'imisozi 7 abasataniste bafata. Imisozi 7 abasataniste bafata harimo umusozi w'imyidagaduro. Yego. Hakabamo umusozi uri kumva wa politike. Yego. Hakabamo umusozi w'umuryango. Yego. Hakabamo umusozi w'ubuvuzi. Yego. Hakabamo umusozi w'iyobokamana. Yego. Hakabamo umusozi uri kumva w'itangazamakuru. Noneho abera bo hari imisozi nabo bafata. Umusozi wa mbere ni umusozi Imana yashushanyije nk'uwa Moriya. Yego. Umuntu ageraho agakwetura iki? Akavugana n'Imana. Sibyo? Akumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo imuka, vaha, jya ahangaha. Sibyo? Yes. Hakaba umusozi umeze nka Sinayi. Umusozi Imana ikwimuraho, uri kumva? Yamara kukwimuraho, sibyo? Noneho ikakwa ariko nubwo nkuvanye ahanga bangujyanye ahanga, kwetura inkweto zawe tugiye kwinjira hera. Iyi niyo misozi abera bafata. Sibyo? Hakaba umusozi nka Gorogota, utandukanye n'indi misozi. Ubundi umuntu wizera Imana afata iyo misozi. Sibyo? Hakaba imisozi imeze nka Siyoni, aho Imana iguproteja kugira ngo uburyo bw'amayoberane n'imikorere y'umwanzi bitagufata. Iyo umuntu yarahirimbaniye gufata ubuvuzi akaba ari ujya imbere hejuru y'abandi mu buvuzi, birangira afashe nk'uko Bill Gates yagize gute
yafashe birangira ku mubiri nyine nibyo. oya ntabwo ari buriya ibintu byose ntabwo birangira mu mubiri inshuti yanjye, kuko n'ibigaragara bihera mu bitagaragara. nakubwiye ngo birangira umuntu iyo afashe umusozi w'ubuzima, amera nka Bill Gates na Mirinda we. ubu barafashe ku buryo isi yose avuga ati ngewe isi yose ndayikingira mu buvuzi, akaba ati uyu musozi narawufashe. bivuze ngo nihagira uza kuwupiganwa azahangana na Bill Gates. ubwo nyine wajya mu kirere cyo guhangana nande na Bill Gates, sibyo? hari abandi bagiye bafata n'indi misozi igiye itandukanye, ubona nka ba Trump avuga ati ngewe uyu musozi ndawufata, uri kumva ndawufata, n'ibyo urabayobora. muza Putin akavuga ati nawe uzamfatana ngewe, hakaza uriya muhungu Kim akavuga ati nanjye nawe uzafata. ubona ko isi nyine hari abantu baba bashaka gufata iyo misozi. reka rero nivugire amayoberane, uri kumva ubugome. Bibiliya iyo yerekana umugome yerekana ko umugome ari Satani. Yego. uhereye kera. ubwo ni ukuvuga ngo umuntu asa n'icyo afite. twakoranye ikiganiro cya nijoro bavuga ngo umuntu atanga ibyo afite, cyangwa se atura umubi by'icyo yagize gute yariye. kuko gukora k'uwo mugome donc hari akazi, hakaba n'ubugome, hakaba n'amayoberane y'uburyo bwose, n'ubuhenzi, n'ibitangaza by'ibinyoma, sibyo? n'ibimenyetso byo gukiranirwa ku barimbuka, niko ijambo rivuga. ariko kuko batemeye gukunda ukuri. Yego. iyo Bibiliya ivuga ukuri ubundi ivuga Kristo. umuntu wese wafashe umwanzuro shafi mu mutwe we, mu mutima we, mu biganza bye, mu birenge bye, akavuga ati mu migenzereze yanjye no mu mikorere yanjye nanze kwemera ko Yesu ari we mwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwanjye. iyo tuvuze ngo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ni uko ari we uyobora intambwe zawe zose mu buryo ubwo ari bwo bwose. ushobora no kubivugisha umunwa ko ari umwami, ariko nyine ukanga ko kuyobora. Vara nibyo ndi kuvuga. niyo mpamvu nahereye hano mu mutwe nkajya mu mutima, uri kumva kuko ijambo ry'Imana niwatuza akanwa ko Yesu ari umwami n'umukiza, ukabyizeza umutima wawe, uzagira gute? Uzakizwa, sibyo? sasa rero abantu bose banze kwemera no gukunda ukuri, dore ikintu kibabaho. ubwo buhenzi bw'umugome, sibyo? bubereyeho kubafasha kugenda bakazagera ku mwobo wa Gehinomu, bugakingura ko bati muze turimbukane twembi. uyu munsi isi dutuyeho ifite icyo bita imiryango y'ibanga, societe secrete, sibyo? igera muri 13. buri muryango wose, impamvu ari 13, buri muryango wose ushamikiyeho kuyobya imiryango 12 y'abana ba Isirayeli no kubarwanya. hakaba n'uwa 13 w'umwanzuro, uri kumva, w'icyicaro cya Satani, coordinateur. noneho iyo bavuze ngo bashinzwe guhaguruka kurwanya imiryango 12 y'abana ba Isirayeli, bivuze iki? nuko uko umuntu yizera bitewe n'umurimo akorera muri ya miryango 12, haba hari imbaraga z'imyuka y'iyi miryango igira gute? ijya kubarwanya. abantu rero hari ibintu bataramenya shafi kugeza n'uyu munsi. iyi miryango abantu bayibamo bagenda bagirana icyo bita agreement, amasezerano yo kwinjira muri ibi bitambo. dore rero akantu kaba, iyo umuntu bagira dogere 33, buriya umuntu w'umusataniste uri kuri standard yo hejuru cya kirere winjiramo, bakajya kurara nk'aka kana kaba kigira gute, sibyo? bisaba ko umwuka wera ari wo mujyanayo ukajya kurwana n'uyu muntu wo muri dogere 33. bagira dogere, uri kumva? iyo umuntu ari kuri dogere ya mbere na mbere, aba yishima, bamuha ikaze, icyo bita ikaze. ati tugiye kukwinjiza mu kirere cyawe. ujya ubona abantu bajya bahamagara ngo ati muze tubajyane mu birere cyanyu, biriya ni ziriya dogere baba bari kubashyiramo. hari igihe rero ubahamagara nk'abana bageze nko mu kirere cya kangahe, injira mu kirere cy'ubuhanuzi. uri kumva? iyo umuntu uri muri dogere ya mbere bari guha welcoming, dogo bari kumuha welcoming. buriya Satani ni umugome, ni umuhenzi wo ku rwego rwo hejuru. uzi ko bano bantu bakomeye b'abasataniste, bariya abantu Imana iba yari bafiteho umugambi kera wo kubagirira neza ubushobozi bwayo no mu mbaraga zayo, sibyo? noneho Satani agahita yinjira mu kirere cyabo, uri kumva, akajya
kubereka yuko hari ibintu Imana yabageneye ariko akabereka ko ari ushaka kubibasohoreza. ubundi mu magambo make ibintu Satani ahereza bariya abantu aba yatwaye Imana, yego, n'ubundi baba basanzwe bari buzabibone, ni iby'Imana ibarabageneye, ariko kuko Imana idahutiraho ngo ijye kuri puresha y'umuntu uwo ari we wese. yego, Imana igenda gake ariko n'igikererwa, nta nubwo yihuta nk'uwakererewe. yego, icyo kintu kubyumva. yego, ubwo rero Satani we aba yabonye neza ibyo bintu Imana izagukorera. yego, si ukuvuga ko agera mu bitekerezo by'Imana akamenya icyo Imana itekereza, izo mbaraga ntazo afite, ahubwo igihe babiguhanuriye, igihe ubirose ukabwira abantu ngo mundotorere zino nzozi, igihe mbese mu buryo ubwo ari bwo bwose habayeho kubivuga, ari umuntu ubiguhanuriye cyangwa se ubirose ukarotorera nk'uko Yosefu yagiye kurotesha inzozi nyine ngo bamurotorere, ubwo buryo ahita abimenya, noneho icyo kintu akaba akakiguha mu buryo bwa panya. yego, aha, vora Imana igumugisha. Kuko uribuka Imana isanga Satani ngo avuye kuzerera mu isi, nawe ati wabonye umugaragu wanjye witwa Yobu, ati namwitegereje, wabonye ukuntu akiranuka, ati nabibonye. Satani atakiranuka, urabona biriya bintu wamuhaye wowe wabiguha ntiwakiranuka. uri kumva? yari yinjiye areba, kuko umuntu yatanze ubutware bwe bamunyaga ubugingo, uri kumva, nawe yakira umwuka ubimenyesha ikibi n'ikiza. ntabwo aribyo ndashaka kwinjira mu buhenzi kugira ngo abantu bumve. nakuriya kuntu Satani yabwiye Yesu ngo nupfukamya ukandamya ndaguha buriya bwami bwose uyobore. ubundi Yesu n'ubundi yari asanzwe ari umwami ndetse w'abami, ariko hari ubundi bwami bashaka kumanga buyobore. ubwo barashaka kumuriganya bwa bundi bwa originali, bamuhe pirate. niyo mpamvu abantu benshi batazi icyo bita ubuhenzi. ikindi Yesu ni ibuye, bari kumubwira ngo afate andi mabuye ngo ayahindure imitsima, yego, kandi nawe ubwe ni ibuye kandi ni n'umutsima, yego, ariko hari irindi buye Satani ari kumubwira agomba guhindura umutsima, kandi nawe ubwo ari ibuye. ubwo barashaka kumuha irindi buye rya pirate. nyine urumva nicyo bita ubuhenzi. ubwo bita bivuga ko hari n'abandi bantu bafite amabuye y'ibishonyi ya pirate atari Kristo, ya pirate nyine. ubwo twaganira, turi kuganira Yesu wundi se wadukoreye icyo kiganiro. ndagira ngo abantu noneho twinjiye mu cyo bita ubuhenzi. hari igihe tujya twicara hano ugasanga umuntu baramuhenze, najyaga mbibona Nyabugogo, icyo bita abahenzi basanzwe, bano bahenzi ariko nabo barabwenge, babwigishwa n'abadayimoni. umuntu akaza aje kugura ibintu avuye mu ntara, bakimara kumubona bakimwitegereza bakabona ko uyu umuntu byanze bikunze avuye mu ntara, ariko nubwo avuyeyo byanze bikunze afite icyo bita ifaranga. hari ukuntu bagukubitaga envelope waje yapfunyitsemo, akaba ari bagukubita ariko bakagusigira isabuni ikase neza, uri kumva, amafaranga bayatwaye kera. niko na Satani rero akoresha ubwo buhenzi bw'ubugome bwe, ku buryo ashobora kuza yambaye ishusho yo kwera, ariko ahakana imbaraga zako, afite ishusho. abantu benshi sureba Shafi, ikintu cyinshi kibarimbuye, bazanikanga nibagera ku munsi w'amateka, Imana ibabwiye ngo mwumve imbere sinigeze mbamenya. kimwe mu bintu kibahinduye ni ukutwara icyo bita ishusho yo kwera, ariko imbaraga zako bagize gute, barazihakanye. iyo ubonye ishusho, reka mfate urugero rwafi kugira ngo abantu banyumve neza. iyo ubonye ishusho y'ikintu, ntabwo ari igisobanuro cy'uko izo imbaraga z'ishusho zingana n'icyo bita ishusho. buriya uyu munsi dufite insengero, ishusho ntabwo ari ikintu nyirizina. voilà. uyu munsi dufite insengero nyinshi zigiye zitandukanye, dufite abavugabutumwa benshi bafite ishusho ya Yesu, ariko wakinjira inyuma ushaka imbaraga ukazibura burundu. noneho bwa buhenzi bw'umwanzi bukora gute? naguhaye urugero rwa hafi rwo mu madogere y'abantu bo mu isi y'umwijima. umuntu uri kuri dogere ya kabiri yabonye umuntu wo muri dogere ya mbere, aramuseka, ati disi nta n'ikintu na kimwe azi, uri kumva. noneho uko bagenda barutanwa, wa wundi uri kuri dogere ya nyuma, ubundi udufi dutoya dutungo voilà, wa muntu uri kuri dogere ya nyuma, hari igihe batambana ibitambo abantu bo mu isi y'umwijima. ni ibintu biri niba uri kiri hasi kiri kuzamuka ugikanyakanya, ukiri mu nzira ugitera ubuguru barakumira. haruza akaza yihuta, ati ngenzi gutera haleluya y'umurambarano, ati karibu. uri kumva rero gutanga urugero, kambaho urugero rwiza rwa hafi. nk'ubu ni urugero, abantu
bari muri kabare y'abayahudi, kananga urugero rwa hafi, bakaba bari kuri standard kuri dogere wenda n'urugero 27 28 sibyo, bo baba bafite amabanga yo muri Talmud sibyo, ariko wa mukristo mutoya we bamwita umusiyonisti, tukugendana kabati tugiye Siyoni tugiye iwacu, ariko ba bandi bari kuri standard yo hejuru baba bafite secret zirimo Talmud n'urugero. Kabati ariko buriya akajya muri akabati yo ati buriya rero nabazi ngo tujyanye mu ijuru sibyo, ati kumbi twarangije akacu byararangiye, urumva bo bari kumureba kabati baba we, nkuko no mubwira ubw'ubwami bw'Imana buriya sura wa Shafi, wowe Shafi niyo wabura umwana muto nkuko Yesu yabwiye Yohana, yamwe ati Yoha umwana mu bwami bw'Imana arakuruta, gusa wowe mu babyawe n'abagore nta numwe ukuruta. Buriya wowe ushobora kwitegereza ukareba, hari igihe nk'Imana itagiye kugukuza mu buryo bw'umwuka, wicara ukagira nk'abantu bari kurimbuka. Inkange giye bikunda kumbaho pe, sinzi niba wewe bijya bikubaho, wareba nk'abantu bari kurimbuka kuva aba bantu bari kureba nibura nta nakajisho na gato, ariko umuntu abaraga ubu nta nakajisho na gato bafite gashobora kwitegereza akabati uyu muntu ntago abona ko bari kumutuburira. Uzi ko iyo umuntu mubwiye ko bari kumutuburira bari kumwiba nyine, bari kumukora ubuhene, ahubwo babona wowe uri umusazi. Erega hari ibyiciro by'abantu bangaye, hari umuntu ubona ko ari kurimbuka ariko nta kintu yakora, kuko aho hantu yishyize nawe ntiyahava, kandi n'Imana ntago yamuvana kuko ariyo mahitamo, niwe wijyanye. Icya kabiri, hari n'umuntu uri aho hantu akabona ko ari kurimbuka, ariko agahora asenga Imana, ati Imana wazankuye aha hantu, wowe amahire natwe turamusengera, nawe ko nabyishoyemo ntabizi, nagiyemo ntabizi, ari utamenya yego ko nisanze ahantu. Hari abantu bajya bisanga ahantu ugashiduka wisanze ahantu bibaho, icyo gihe Imana ikuvanaho gitaraganya, kuko nta buhare wagigizemo. Abantu rero bisanze ahantu nabo bumva bashaka kuhava, iki kiganiro cyakubera icyo bita umusanzu, kwicara bati ku Mana wangiriye neza ukankura muri uyu mworera. Paulo niwe akunda kubwira abantu akavuga ati mujye musenga Imana ibakure ibi byaha bibizingiraho. Senga Imana rero ibakure muri uyu mworera w'ubuhenzi bw'umwanya. Ntabwo nagiye deeply kuko mwene data arashaka gutaha, ndi kubona amasaha yadufashe, ariko we nazakorana pariti ya kabiri, noneho ngende mbabwiye mu ijambo rimwe. Ubundi ubuhenzi abantu bakwiye kubutahura gute? Bakwiye kubwirinda bate? Yes, iyo bavuze ngo ubuhenzi abantu bakwiye kubwirinda gute, cyane cyane ubu buhenzi bucuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, kaba ariho nkoresha, kuko buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko hari abantu basheta imibiri yabo. Hari ukuntu tujya tubwiriza ijambo ry'Imana, nk'iri jambo riri mu Byahishwe 18, twavuga ati muri Babuloni abantu bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Noneho umuntu wageze ngo ubugingo ngo babucuruza gute? Reka mfate urugero ngo namwe ngo hari ibintu ngo muzana, ngewe bajya babinyandikira ngo hari ibintu ngo muzana ngo ubugingo, ngo umuntu ngo yacuruza ubugingo gute? Ubugingo se ngo ngo burimo mari iki? Kandi mu isi y'abazi kureba ubugingo niyo mari ihenze kurusha izindi mari zose zibaho. Kafate nk'urugero rwa hafi, uyu munsi leta yacu niri mu rugamba n'ubukangurambaga bw'inzoga zitwa ibyuma. Yego. None se uriya mugambi w'inzoga z'ibyuma utekereza ko bagiye kuwucura, ko abatekereje kuwucura ntibari bari mu buhenzi bwose bukomeye ku buryo umuntu ngo agure rikeri y'icyatatu? Nyine hari abatekereza akavuga ati baratugabanyirije disi, abantu badafite ubushobozi bwo kugura mitsingi. Badutekerejeho ukuntu ibifunze na siri na smart. Turashimira abayobozi bacu baba barebye kure, sibyo? Ariko mu by'ukuri ababikoze bari mu buryo bw'ubuhenzi. Yego, kandi ikintu kiba kigaragara, ubone wenda tujye mu mubiri bisanzwe neza, kugira ngo uriya muntu bafunze afite miliyari wenda n'urugero 8 kuri banki yakusanyije mu baturage, kumujyana amageragere akicarayo, n'ubundi wari wayizi soja as a soja, buri gihe umukire aba ari umukire. Nose inda y'umuntu ijyamo ibiryo bingana gute Shafi? Ajya arenza ibiro 2 byajyamo sundi. Ni urugero nyine nguhaye. None se ari niba bafite restaurant nziza kwa Sina Gerard, bishyura ngahe se? Nusiye ko se nafite amakuru ahagije cyangwa ndabizi, uri kumva? Ariko umukire aho yari umukire, ari faranga rihinze se ni horoha.
ariko hari abahumye. Ni urugero ndi gutanga kugira ngo abantu babyumve neza. Uwabwira umuntu wahumye ukabwira wa muntu ubutama bwabyimbye watwangiye kurwara ataka y'icyuma akiri kujya kukinywa wari kumubwira ngo icyo kintu kireke kirimo uburozi akakumva. Hari n'abantu bagiye barwanya abandi banyamakuru bagiye babivuga bati ariko ibi bintu biri kwangiza abaturage, bati reka ngarukiraho, sibyo? Reka ninjire mu by'ubugingo rero. Buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya iyo bavuze ngo ubugingo bw'umuntu bwatwawe. Nsubiza n'ikibazo cyawe, ese ubugingo ni iki? Iyo bavuze ubugingo abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko ubugingo ni ubuzima, ni ubuzima bw'iteka buzanezerwa kubana n'Imana iteka. Hari uhita avuga ati nigeze kuzana n'umuntu mu modoka aravuga ngo nemera ko imperuka y'umuntu ari urupfu rwe, hanyuma se ukaba wemera ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima? Ati ndabwemera. Neze niba ubwemera ushyiraho inyuma y'urwo rupfu ubuzima, ntafite n'uburenganzira bwo kuzaza akarangiza byose nk'uko ijambo rye ribivuga. Ngo yanga iyo filozofi ntuyawere kuyita filozofi, tuyite ijambo ry'Imana. Kutabyemera ntibivuze ko nyine uzaba, sibyo? Ubugingo ni ubuzima bw'umuntu w'imbere buri muri poshete y'umubiri wo gucishwa bugufi. Harimo icyo bita ibyishimo, hakabamo icyo bita amahoro, hakabamo icyo bita umunezero, hakaba harimo ubuzima bw'umwuka wera. Rero ikintu Satani yambura umuntu ni ugukuramo iyo mibereho yo muri Kristo Yesu, sibyo? yego, None agatangira gushyiramo umuntu icyo bita umworera wo kutanyurwa, sibyo? Buriya shafu uzakora ubushakashatsi witegereze, buruzi kuko umuntu ararikira ubutunzi bw'isi cyane agenda bukanoha amaso, ariko agenda agwa mu mworera wo kutanyurwa. Sinzi niba uri kunyumva neza, akanura kugera ku rwego muri firidi yose. Reka nkwe muri urwo rwose yaravuze ngo iyo ibyo kurya byiyongera n'inda ziriyongera. Nyine ni ukuvuga ngo niba ubonye 1000 haza n'ibibazo 1000. Yes. Reka mfate nk'urugero rwa hafi. Urabona wenda dufate nk'aba bahanzi, nk'abano bahanzi ba Bruce Melody, atangira aza akaririmba indirimbo y'urukundo ukumva ari kubaka imitima y'abashaka guteretana. Kamere ikagenda bwatoya, niba wafashe abantu bateretana none yinjira mu gitsina neza uririmba igitsina n'ibijyanye nacyo. Kubera iki? Wa munezero. Noneho uyu muntu ikintu kimubaho ni iki? Atangira kubaho yumva ari kunezeza abamukurikiye, ariko umwuka nawe umujyana nawe ugatangira kugenda umushyira mu mworera atabasha kugira gute kwikuramo. Nguko uko abantu badaha, nguko uko abantu biba ubugingo bw'abantu. Iyo umuntu rero mu isi y'umwuka ayobeje abantu benshi, sibyo? Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduye benshi gukiranuka baza nk'inyenyeri. Mu isi y'umwuka iyo uyobeje abantu benshi niko Satani agenda kuba ati ndaguha ubutunzi kandi nawe ntabwo afite. Reka dusoze ikiganiro, ariko nasoza mbwira abantu badukurikiye, sibyo? Mugerageze kurinda ibintu bitatu ngo nunda kubivuga: umubiri wanyu, umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu bitazaho umugayo. Ni ubwo buryo nababwira ngo mwinginge Imana ibibarindire. Imana igomba umugisha. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.